Katuze twakire Isacal, ladies and gentlemen, amashimwe cyane twakire Isacal. Kuramosha urabona umuntu yambaye ikote uracuranga ibyo bintu kambanze niyama abantu bari kumbwira ngo nambaye nka boss, ahubwo boss yambaye nkanjye yanyiganye kabisa. Franco bimeze biteze ngwino ngwemo ariko wabuze ahantu wakura agakote. Oya ngwino nawe mba mbizi gufata kuri aya mavuta ubishaka ndayaguha amafaranga se ari ikibazo. Umeze tenyakuba ashameze neza nyakunyuba. Franco na amahoro se iminsi myinshi duherukana naramera ubwanwa nawe utaramera umusatsi. Oye kariye reka nshimire uyu mugabo ni umwe mu bantu bamfashije kabisa nyiza muri iyi kariyeri. Imana ijye umugisha. Oya nimuyamuye nta kibazo. Gusa ikintu gitangaje kariyeri akoramo nabuzemo roho. Isura wapi? Nubu nuko ari nijoro ndi mubi ndabizi maze imyaka 22 niyizi. Wowe umaze inunzi. Ubwo urumva undusha kumenya ko ndi mubi. Narindimo nawe uzongera kumburanya ngo sindi mubi tuzaserera. Nge ndi mubi. Ndi mubi. Mu kazi ndi mubi cyane. Franco akora fashion, twagiye yashatse kuma akazi arambwa mu magarare nk'abamodo. Iyo magaze gutya mba ndibwa. Mba numva hari ibintu bitisanzuye quelque part. Niba abamodo bagira gahunda z'imyororokere simbizi. Ni gutu uhagarara gutya ukumva utekanye. Arongera arambwira ngo ibirenge ngo biratambitse. Ntago ari kunjyana byibura nkajya modaringa ahantu bagiye gukora ikizamini cya provisoire. Ibi birenge byabibutse ibyerekezo. Wajya ukireba uburyo gitambitse ugahita wibuka ngo iyo ugiye gukata iburyo uterekera inyoteri cy'iburyo. Amashyi menshi cyane kuri Franco. Nanuzaye y'abamodo afite agence y'abamodo nabuzemo akazi kabisa burundu kubera ubwiza budahagije. Abamodo ni iki? Kiza uri muramburanye udafite mikoro. Ntago wantsinda. Ahantu tuvuka ni mu cyaro za Musambira ariko ngeze Ruyenzi nimuka. Naje nimuka mfata rugobagoba ndazamuka nura nkoto ndakomeza mba bishenye nk'icyumweru ngeze Ruyenzi nimuka ni mu bihamashyi. Ejo bundi ndaba ndi Kibagabaga nk'abandi bana. Ahantu tuvuka buri muntu aba afite inyamaswa basa ariko ziba ari izo mu rugo. Nyatanya hari umushumba witwa Nyatanya yari afite intama basa pe. No mu rugo gashiki kanjye gatoya umuntu wese utarashaka tumwita muto afite imyaka 30. Gashiki kanjye gatoya k'imyaka 30 gasa nk'agahene k'umuturanyi. Noneho njyewe hari harabuze umuntu dusaburu, hari harabuze inyamaswa dusaburu. Garafrere mukuru yageze mu wa mbere mu wa kabiri primaire afite imyaka 12. Urumva ko yaraciye akenge yari yarize neza deja mu cyaro kujya 12 uri mu wa kabiri primaire. Uzi sit down na stand up ni ibintu bitabaho. Nibwo bize nibwo ni stand up. Nibwo bize umugani w'Abakame na Bihehe. Araza aravuga ati none nabonye inyamaswa isa nka Isacal. Ndavuga nubwo ari Bakame nta kibazo ni wapi ni Bihehe.
byari ibintu bigoye cyane. Mu minsi ishize mama n'umwarimu niho nkura buno bwenge bukeya, none bibazi yaba afite akandi kazi byari kuba ari ibindi. Mama ni maîtresse, bigeze kumwirukana, bamugiriye ishyari ariko nta kindi kintu cyatuma bamwirukana. Bamugiriye ishyari baramwirukana, ahita yigira agashinga aravuga ngo ntago ngomba kubaho nta kintu nkora, ngomba kuba umuterapiste, wakazajya kansoringa ibibazo by'abantu. Ibibazo bye bimuteje kugabanya ibibazo by'abandi bantu. Atangira ko gashinga, umuntu wa mbere araza aramukansoringa afite ikibazo cyumvikana, uwa kabiri niho byahise bibera kasa mutwe, yaraje aramubwira ngo nsigaye nsinzira nkabura ibitotsi. Ati nibe nawe uba wasinziriye. Atangira kumutonganya, aramubwira ati jya ku kindi kibazo icyo kireka, ngo ubu ngo nasamye inda ya kabiri, ngo kandi sinasevingiye umwana, ngo ko mfite 6 nabyaye nta sambu sindiho. Akajya amutonganya byatari. Hari umuhanzi witwa Senderi ni inshuti yanjye ariko afite imodoka yanunguye, Franco guma kuri muheto. Iyo bayise Gikera urababara, ni muheto kabisa. Senderi niwe muntu ufite imodoka, iyo mubwiye ngo shyiraho climatiseur akubaza kabiri ngo urumva uyishaka, ukamubwira niyishyiraho ndumva nshyushye, ngo koko ngo shyiraho. Ariko Senderi agahita atangira kuguporopoza ngo wasohoye umutwe se. Nawe ugahita umubwira ngo hoya nkonje ibirenge, ngo ariko nabyo wabisohora umuryango urakomeye, ngo hapa ariko shyiraho climatiseur. Ayishyiraho, wari wumva climatiseur ivuga uburimi, izamukira rimwe. None nge nawe nzi ko ufite ikibazo cya climatiseur gusa, naho ni ibintu byose, n'ibintu nyoteri byayo nibikora. Yageze mu harya babyita kumwe imodoka ziba zishoreranye, ambutiyage. Ambutiyage yageze. Ambutiyage ni ikinyarwanda, ni igifaransa, ni muri rompo. Oriya acuruza imyenda, akaba n'umwataka n'umuzungu zaho icyarimwe, ariko afite shop mu mujyi, niho akura ubwenge buke. Urumva ntabwo wakora utwo tuzi. Imodoka ya Senderi rero yagiye gukata, asohora umutwe akababwira ngo bro ngo ibumoso ndagenda, bakaba bahagaze, baba babizi ko umwitambitse yahita kwahuranya. Kubw'umurimo w'Imana nabonye sheri ni mu bihamashyi. Mfite n'umurenge mu kwa mbere, ubwo mu kwa mbere muzawumbaze kwa 2020 tuzabirebaho. Sheri wanjye rero ni umuntu ukunda kumburanya byatari, nibyo ngiye kukubwira. Ukuntu biba byagenze, nge ntago nshobotse muri gahunda zose, ahantu hose mba niruka ni vuba vuba. Hari igihe mutera umujinya afite umushiha, ejo bundi namuteye umushiha ahita atangira kunganiriza ngo ariko ubonye amafaranga ngo wakoriye business. Naye rero iyo nimereye nabi, iyo mbaje ikibazo ngusubiza ikindi, mpita mubwana ahubwo wowe uretse kumbaza ubusa wumva wakoriye. Ahita ambwira ngo nge nacuruza udukingirizo nurayine, kubera abajene benshi batinya kutugura kuri botike. Ubu naye navutse ku Ninyi, wasanga hano harimo abandi bantu bavutse ku Ninyi, kuko base bari batinye kujya kugura udukingirizo. We yarazanye umushinga rero ukemura icyo kibazo. Ndamubwira se inyungu irimo niyi, ndamubwira uwo mushinga umuntu yawungukamo kabiri. Ngo ejo bundi Matimba, umukobwa witwa Korodete yakoze bride shower, niwe muntu w'Imatimba wakoze bride shower irimo ibipirizo. Urumva ibyo yitaga ibipirizo no dukingirizo, nta makuru aba yifitiye. Ndamubwira none inyungu ya kabiri, ngo muhungu nyine ngo urabona buriya tugira mezire twe njya konzi ni small size. Buriya buri muntu abafite ko yambara, hari na n'ibyo ngibyo ni muri iyo nzira. Noneho ngo uburyo ngo yajya bimenya, ngo yajya abwira umuhungu akamwoherereza akareba, ngo samutime yabona n'agakeneye cyane akaba yakamushyira. Ndavuga ni hano urandashe kabisa. Ahita mbaza ngo bose bumva ukoriye, bitandukanye nanjye nacuruza Kotex. Umukobwa nyine akajya yohereza tukareba kugira amenye iso nohereza. Murakoze cyane. Ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere?
ifite warranty. Samsung 250 ni igisubizo kuri icyo kibazo. Tugane ubashe kugura telefone muri izo twavuze. Reka nkwibutsa kandi kantu, ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro. Si ibyo gusa, Samsung 250 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye. Nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano, genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru. Abacyenga bongera imyanda ubwabo, abacyenga bongera inama zindi.